Ikaze. Buri muntu wese afite amahame agenderaho ajyanye n'ibyo yemera cyangwa se n'ibyo yahisemo. Hari amahame dukura mu myemerere y'iyobokamana mu madini, hakaba amahame dukura mu bitabo, mu mashuri, mu mafilime, mu biganiro twumva. Ibyo byose turabihuza rero tukabikoramo nk'iyoboranzira idufasha kugira ngo tunyure muri ubu buzima turiho ku isi. Rimwe na rimwe ariko hari igihe amahitamo yawe wumva kugoye akakubera intandaro yo guhora buri gihe ufite umuhangayiko, ufite za stress n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi mu kiganiro ngiye kukubwira amahame y'abatoltec. Aba akaba ari abantu bari batuye muri Amerika y'Amajyepfo, muri Mexique y'ubu ngubu, bakaba bari bafite amahame bagenderaho agatuma ubuzima bwabo burushaho kunoga bukaba bwiza. Ngiye kuyagusangiza rero muri iki kiganiro kugira ngo nawe agufashe kubaho ubuzima bunoze nk'uko intego y'icano iri yitwa Gahinga Harmonie, ni ukugufasha kugira ubuzima buri harmonieux, ubuzima bunoze buri ku murongo, atari uvuga ngo ubuzima buri parfait butunganye, oya, buri ku murongo bitewe n'amahitamo yawe wahisemo. Ibi ngiye kukubwira biri mu gitabo nawe ushobora kwisomera kiboneka hirya no hino cyitwa Les 4 accords Toltec, cyanditswe na Don Michel Ruiz nk'uko nari maze kubikubwira. Ntatinze rero reka turebere hamwe ayo mahame ndetse n'uburyo ashobora kugufasha kugira ngo wikize stress, ubashe kubaho ubuzima bunoze kandi bujyanye n'amahitamo yawe, udashyize ubuzima bwawe mu kaga kandi utiteranyije n'inzego wisha amategeko. Ihame rya nyuma uroye niryo rihatse andi mahame yose, kuko iyo uryubahirije ibindi byose bigenda neza. Ihame rya mbere: ijambo ryawe ribe nta makemwa. Ijambo ryawe ribe nta makemwa kuko nk'uko tubizi ijambo rirarema. Abanyarwanda baravuze ngo hica umutongero. Ibyo wakora byose umutongero niwo ubiha imbaraga. Kubera yuko ijambo rirema kandi hakaba hica umutongero, niyo mpamvu dukwiye kwitondera ibyo tuvuga ari byo tubwira abandi cyangwa se natwe ibyo twibwira ubwacu. Ijambo udashobora kubwira inshuti yawe magara ntukaryibwire. Usanga kenshi umuntu iyo hari nk'ibintu bipfuye atanyavuga ngo nta byanjye, ngo nta bwenge ngira ngo ariko ndi gicucu. Uzo ayo magambo uri kwibwira wayabwira inshuti yawe magara? Niba utayabwira inshuti yawe magara rero, zirikana yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, bivuga ngo ugomba kubanza ukikunda, hanyuma ikigero wikunzeho akaba ari cyo ukundaho mugenzi wawe. Bivuga ngo icyo utabwira mugenzi wawe rero ntukibwire nawe, kuko ibyo ukomeza kwibwira birageraho bigahinduka ukuri kwawe. Twige kwibwira amagambo meza, ariko kandi twige no kubwira abandi amagambo meza, kuko ijambo uko rirema ni nako ryica. Twirinde kubumbura akanwa kacu tugiye kuvuga amagambo mabi ashobora gukomeretsa mugenzi wacu, bikaba byavamo n'ibindi bibi bikomeye. Aha ndabwira cyane cyane ababyeyi dukunze kwaturira ku bana bacu amagambo mabi: wa gicucu we, nta bwenge ugira, reba ukuntu ameze, uzavamo iki? Ibyo bintu tubyitondere, kuko nk'uko abakurambere bacu babivuze neza mu Kinyarwanda, hica umutongero. Ihame rya kabiri: ntukagire ikintu wegereza umutima. Don't take it personal. Ibyo abantu bakubwira cyangwa se bagukorera ntaho bihuriye nawe ubwawe, bigaragaza abo uko biyumva mu mutima cyangwa se ibyo batekereza. Ntukemerere na rimwe umuntu ko ikintu akuvuzeho cyangwa se agukoreye gituma kiba intandaro yo gutangira kwitekerezaho ngo utangire kumva yuko koko byavuze ari byo. Niba umuntu akubwiye ko nta kintu ushoboye, we kubwe niko atekereza cyane niko abyumva mu mutima, ariko ntabwo bise bituma wowe utagira ikintu ushoboye. Irinde kwegereza umutima ibintu abantu bakubwira, nk'abantu bakorera online cyangwa se kuri internet za social media, muza amakomenti abantu bandika biterwa n'ukuntu umuntu ari kwimva muri ako kanya. Irinde rero kwegereza umutima ibyo abantu bakubwiye, kuko ntaho bihuriye nawe, ntago bigusobanura. Kuba umuntu agututse ntago bihita bivuga yuko icyo gitutse agututse ari kumeza ari kuteye. Ibi bizagufasha iki mu buzima? Bizagufasha kwirinda gufata ibyemezo uhubutse rimwe na rimwe ushobora kugushyira mu kaga ukisanga mu maboko atari ayawe.
bizagufasha kwirinda gukora ibintu kugira ngo wemeze kanaka hanyuma wisange mu bibazo, kubera yuko ufite ubwoba bitewe n'amahame wenda tuvuge ya sosiyete. Ugomba kuba niba ufite imyaka 30, ugomba kuba ufite urugo, ufite akazi, ufite inzu, ufite ibintu. Niba wisanze ntabyo ufite, ntago bivuga yuko ntacyo uri cyo, ahubwo bivuga yuko muri icyo gihe ntago wari wabigira, nta kindi kintu bisobanuye. Irinde rero kwegereza umutima ibintu umuntu akubwiye byose, kubera yuko ibyo ngibyo bigaragaza we ibyo atekereza, ntago bisobanura uburiwe. Kubyirinda bizakugabanyiriza izo stress n'izo pressure zitari ngombwa, ahubwo wowe wikomereze, wikorera ubuzima bwawe, ukora amahitamo yawe nk'uko wabihisemo, nta muntu n'umwe ubangamiye. Ihame rya gatatu riravuga ngo reka kwisobanura no gufata imyanzuro ukurikije uko ibintu bitekereje, ahubwo baza uwo muri kumwe nyine mubaze icyo yashakaga kuvuga cyangwa se icyo yashaka kugaragaza. Ndabizi ibi ntago byoroshye kuko rimwe na rimwe hari igihe umubaza agaceceka akakwihorera, ariko ntuhite ufata umwanzuro ngo ubwo acecetse yansuzuguye cyangwa se ngo ubwo ataje ngo ubwo yanciye amazi, ahubwo umuhe umwanya wo kugusobanurira impamvu yabyo. Ibi bizakurinda kwisanga mu makimbirane ya hato na hato, rimwe na rimwe atari na ngombwa. Ayo makimbirane ashobora no kuba intandaro y'ibintu bibi cyane, kandi ibyo bintu bikaba ari ibintu umuntu adashobora no kugarura. Muhe umwanya gusobanurire, wumva ubusobanuriro bwe, ubwakire cyangwa n'ubwakire, ariko witangira kubisobanura ngo nyine wisobanurire ukurikije ibi n'ibi n'ibi. Wihuzahuza ibintu ngo utekereze yuko ari cyo bishatse kuvuga. Ihame rya nyuma nakubwiye ko ari ryo rihatse andi mahame yose, riravuga ngo uzajya ukora iyo bwabaga. Gukora iyo bwabaga bigufasha kumva utuje mu mutima. Niyo utabona umusaruro nk'uko wari uwiteze, ntabwo uzajya wicira urubanza ngo uvuge ngo nyamara ngo iyo nongeraho naka ngo byari kugira umusaruro kurushaho. Impamvu navuze yuko rihatse andi mahame yose nuko iyo wakoze iyo bwabaga ntabwo ushobora kwisanga urimo kwibwira ya magambo mabi navuze tugitangira ko ijambo ryawe rigomba kuba nta makemwa. Wowe wakoze iyo bwabaga ntabwo uri bwibwire ngo ntacyo maze, ntacyo nshoboye, ntaki kandi warakoze iyo bwabaga. Wakoze iyo bwabaga, ibi bitari mu biganza byawe nyine ntabwo biri mu bushobozi bwawe, ariko ibyari biri mu bushobozi bwawe byose warabikoze. Ikindi, niba warakoze iyo bwabaga, niba ukora iyo bwabaga, ntabwo umuntu azaza ngo akubwire ngo uri igicucu cyangwa uri umunebwe, ntacyo umaze, ntaki, kandi wowe uzi neza ko wakoze iyo bwabaga ngo bikugereho, ntabwo uzabyegereza umutima. Ntabwo wabyegereza umutima kubera yuko uzi neza ibyo wakoze, uzi neza ko ntacyo washigaje inyuma. Ibindi kuba byaratanze umusaruro cyangwa bitaratanze umusaruro ntabwo biri mu biganza byawe, biri mu biganza wenda by'ibindi bintu bitandukanye, ariko wowe ibyo wagomba gukora warabikoze. Ikindi, gukora iyo bwabaga bituma utishyiraho pressure, nta na stress wishyiraho, kuko uravuga uti ngiye byo nagomba gukora nabikoze, ubundi ahasigaye ubwo Imana izahamugisha imirimo y'amaboko yawe niba ariko wemera, cyangwa se ubwo bizagenda ukundi kuntu, ariko ngiye ntabwo nicaye ngo nipfumbate. Uruhare rwanjye nararukoze, umusaruro nuboneka nibyo, nutaboneka kandi ubwo nuko. Hagahita hazamo kwa rya jambo dukunda kuvuga ngo dusaba imbaraga zo kwakira ibyo tudashobora guhindura n'izo guhindura ibyo dushobora guhindura. Ubwo ibyo ushobora guhindura ukabikora, ugakora iyo bwabaga, ibyo udashobora guhindura kandi nabyo ukabyakira, ubundi ubuzima bukakuryohera, stress ikagabanuka, ukaba ushobora no kuzagira igihe nta stress nyinshi ufite. Kubaho nta stress namba nabyo ntabwo ari byo. Stress igomba kuhaba, ariko ntiba ari stress yayindi ikubuza amahwemo, ahubwo akaba ari stress ituma ubyuka ugakora, ituma uhaguruka ugashakisha, ariko ntibe ya stress yo kukubuza gusinzira, kubera yuko ibyo wagomba gukora byose wabikoze. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Uyu munsi twaganiriye ku mahame 4 y'abatoltec ari mu gitabo cyitwa Les 4 accords Toltec cyanditswe na Don Michel Ruiz. Ukaba ushobora kugisoma, ni igitabo cyiza cyane gishobora kugufasha mu kunoza imibereho yawe ya buri munsi, bikagufasha kugabanya stress kubera yuko waba wubahirije ya mahame nkuko twayabonye, aho ijambo ryawe bari nta makemwa, ukavuga ijambo rirema kugira ngo uvuge ijambo risenya, ukirinda kwibwira amagambo mabi
amagambo udashobora kubwira inshuti yawe nawe ukirinda kuyibwira, kuko ubundi nyine ni wowe inshuti yawe ya mbere yo kuba inshuti y'abandi bose batandukanye. Irindi ihame rya kabiri twabonye yuko ukwiye kwirinda kwegereza umutima ibintu byose, kuko ibintu byose bibaye ntabwo ukwiye kumva yuko biri personnel, ngo bitaking personal, kuko nyiri kubikora afite impamvu ze yabikoze, ntabwo uri mu mutima we, ntabwo uri mu mutwe we, wikumva yuko ari wowe nyirabayazana. Irinde kumva yuko uri nyirabayazana, ubundi niryo jambo nari nakoresheje. Irinde kumva yuko uri nyirabayazana w'ibintu byose, kubera yuko ntabwo ufite ubushobozi bwo gukontorora ibintu biri mu mutima w'undi muntu. Wowe ufite ubushobozi bwo kunoza ubuzima bwawe, ariko ntabwo winjira mu buzima bwe. Rero irinde kumva yuko ibintu byose bibaye, niba umuntu agututse, niba umuntu akubwiye nabi, niba umuntu aguhemukiye, ntiwumve yuko ari wowe nyirabayazana. Ibyo ngibyo ni ibye, biri muri we, ntabwo biri muri wowe. Ihame rya gatatu ni ukwirinda gufata imyanzuro cyangwa se ibisobanuro bitewe n'ibyo ubonye kandi utazi nyiri kubigukorera cyangwa se nyiri kubikubwira icyabimuteye. Muha umwanya wo kwisobanura, umva impamvu ze, uzakire cyangwa ntuzakire, ariko wazumvise neza, ntufate imyanzuro gutyo, kuko ushobora gufata imyanzuro gutyo bikakwangiriza ubuzima cyangwa se bikica umubano wari ufitanye n'undi, kandi umubano wari ugufitiye akamaro ukawica mu bintu by'amafuti, kubera yuko utafashe umwanya kumva impamvu yabimuteye, kuko we ntabwo ufite ubushobozi bwo kuranga mu mutwe we. Ubwo rero ugomba kumuha umwanya akabigusobanurira. Ihame twasorejeho ni ihame rivuga ngo ukore iyo bwabaga, ukoresha imbaraga zawe ufite kugira ngo ubashe kubona umusaruro. Nubwo buri gihe utaba ufite imbaraga zingana, ariko buri munsi ubashije gukora iyo bwabaga kuri uwo munsi, nta kabuza wabona umusaruro, kandi byakurinda stress na pressure, byakurinda kwishyiraho igitutu no kumva yuko koko nk'uko hari igihe abantu bakunze kubivuga ko ntacyo umaze cyangwa ntacyo ushoboye, kuko uzi neza ko wakoze iyo bwabaga, ubundi ukicara ukituriza, ukakira ibyo udashobora guhindura, ariko ibyo ushobora guhindura ukagira icyo ubikoraho kugira ngo bihinduke. Ntiyumve yuko bizava ahandi. Murabizi mu Kinyarwanda baravuga ngo kimuhana kaza imvura ihise, ariko bakongeraho ngo hari n'igihe itani ikaze. Ubwo wowe ibyo ushoboye gukora, ibyo ushoboye guhindura, kora iyo bwabaga ubikore, ubundi wikomereze iyi nzira turimo hano kuri iyi si, kugira ngo ibintu binoge nk'uko bikwiye kunoga, ubuzima bukomeze buturyohere. Ndagushimiye twabanye muri iki kiganiro. Niba wakunze ibyo twaganiriye muri iki kiganiro, kanda like. Niba hari ikindi gitabo cyangwa se ubundi bumenyi runaka ushaka yuko tuzaganira muri iki kiganiro, wabitwandikira muri comment. Sangiza abagenzi bawe iki kiganiro kugira ngo ibyo tuganira hano kuri iyi channel ya Gahinga Harmony bigere kuri benshi, maze umuryango wacu waguke. Niba wakurikiye iki kiganiro utarakora subscribe, ndagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo umuryango wacu ukomeze kuba mugari, ubutumwa bwacu bukomeze kugera kuri benshi. Ndabashimiye.